Uze bantu kampanyita ikinyendaro yakanyita uruzingo kankubita cyane kabutuwe nzakwica nkwirege niyo atahaga saa sita z'ijoro agakomanga gato konyine nkatinda gukingura izo saha narakubitwaga hafi mu gitondo urabona umubyeyi ukibyara nta mbaraga yego yatwicishije inzara noneho bikubye inshuro 10 na uko yajyaga yitwicisha kavuga ati we genda hariya baguhe amata n'indazi urye ubundi utahe mukuru wanjye aryamye n'agahinja nta gikoma ntaki ngeze mu wa 5 secondaire biranga burundu yarankubitaga hahandi atatinyaga kunkubita imigeri yo mu mbavu iki umve ko ni inkovu mfite hano kwitama abonye nyine mvuye amaraso menshi ahitagira ubwoba akiramo ivu ryo mu ziko hangisha nkingirana mu nzu arambwira ati ntago wafatanya imirimo yaje kuzanye ngo nafatanye kumva radio kandi nanjye nkaba nshaka kumva basi ijwi rya Austin kuki Austin umurwariye urukundo tubwe arwaye indwara musaba urugingo runaka bivuga arubuze yapfa nje narumu kuko nundi ntacyo guhomba mfite niwe wenyine mvuga ati ubuze n'icyo naba mpombye nakunze Uncle mama nakunze Uncle Austin nakunze Uncle mama nakunze Uncle ye nusubize ko ndwaye yego ndabizi ndarwaye cyane wumve ngo nejo bwije ntavuye mu burire ariko Uncle Austin akugejeje mu kiganiro nago nari kwica gahunda nenswe umunsi wambwiye wenda uzagera ariko basi kintu namwifuzaho n'ikintu nifuza mu buzima bwanjye ni ukumubona niyo ndirimbo ya 3 nayise ntumpakanire nakifuje none ko imuririmbira live turi kumwe basi nkayimuririmbira namenye na oya ntukazubare oya sinuwigabare Gasaro TV. Abakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze aho muherereye mu mande zose z'isi ndabasuhuje cyane aho muri hose nkuko namwe mudahwema kungaragariza urukundo umunsi ku wundi bari mu Rwanda East Africa bari muri diaspora ndabakunda cyane namwe umunsi ku wundi mbona urukundo mungaragariza bikarushaho kunezeza umunsi rero turi kumwe n'umutumirwa umwana w'umukobwa navuga ngo ugiye gukurikira histoire ye twaraganiriye ariko uyu munsi nawe yaje hano kugira ngo aganire natwe agiye gutangira tubwira amazina ye bakwita nde umukobwa murakoze nitwa Deborah irindi tuyisenge Deborah avuka mu muryango w'abana bangahe turi abana bane uri umwana wa kangahe mu bana bane umwana wa 4 umwana uri bucura ko mbona se ukuntu wimereye utameze nka bucura tuzwi ababucura abantu baba bitetesha cyane ariko wenda bone iyo ngeso ushobora kutayifite no kubera iki nuko ntabyigeze kubera iki utabyigeze se ni ubuzima waciyemo wakuze nta babyeyi muri make dusobanurire yego nakuze nta babyeyi kandi nanakure mu buzima bukakaye cyane ntabwo rero bwanyemeraga kuba nateta n'umunota umwe bukakaye gute ntabwo uri kudusobanura nawe ngo tuganirize muri makeya mpere mu bwana bwanjye nabaye imfubye mfite imyaka 7 nibwo nabuze umubyeyi wanjye wa nyuma yego rero narezwe n'abo bavandimwe banjye musaza wanjye imfura yo mu rugo yari yaradutaye ku kizana n'ubu nyine niyaje aca mu baturanyi ntago ajya tugeraho wenda avuga ati nabara umunangi cy'abashiki banjye mbagereho ndebe uko bameze yego rero twarezwe na mukuru wacu na musaza wacu ukurikira imfura njye na mukuru wanjye none se uwo mukuru yagiye hehe kuri kuvuga ngo yaje aca ahandi ku ruhande ntabwo nakubeshya ngaraha naba nkubeshya kuko yakuze asa nk'aho ari ikirara kuko yanakubitaga mama akiri n'umwana muto 18 agakubita mama rero nyine ntago nakubwira ngaraha kuko ntago twamenya ahari nta na nimero ye tugira
rero turerwa no musaza wacu ako akaba umusinzi cyane akadukubita akatwicisha inzara yego hahandi n'ibikoresho by'ishuri nitwe twabyihigiraga njye na mukuru wanjye mwabikuraga ahubwo ngubwo njyewe nari mfite tara yo kubyina nari mfite impano yo kubyina ku ishuri nkanaririmba nyine nkashimisha abayobozi b'ikigo nkagira diregiteri nkunda akenshi niwe wanguriraga amakaye unifomo yego cyangwa se najya nko gusura abacuti banjye kuko babaga bazi ubuzima mbayeho wenda yampa nk'icyo gihumbi ngo ntege njye nkagenda n'amaguru nkavuga ati nkeneye ibikoresho ibi n'ibi n'ibi ntabwo natega nzi ko nta makaye mfite yego ubwo buryo twabonagamo wenda ibikoresho cyangwa se wenda n'umucuruzi kuko ubuzima twari tubayemo abantu bose barabubonaga yego rero hari ukuntu bagendaga tugira imana akadufasha nyuma se waje kubana nandi ndumva avandimwe wanyu mutarabanye nyuma waje kurirwa nande umuvandimwe wacu nyine n'ubundi twakomeje turabana dukomeje adukubita twicisha inzara akadukiriraho n'indaya zikanatwibira n'utwenda twabaga dufite aho kuko nta handi twabaga dufite ho kujya nta famiye nta muryango watwitaho dukomeza twihambiye uwo musaza nyakazana n'indaya mubana nawe se yego mu bana batatu basigaye ubwo twe bakobwa babiri imfura yo ntabwo tuza nyine ubwo ahantu yabagire uwo wundi umukurikiye niwe isabarira nawe agenda aba umunyamico mibi yego tujya dufata nabi nyine kuko ntaho kujya twari dufite tugafunga umutwe tukihangana ampurisi njye yaranyangaga birenze twaranibazaga si uyu ni umuvandimwe wacu cyangwa basi dufite ukundi kuko nyine njye ntabwo mvi ndimwe nabo kuri papa papa wanjye ni murumuna wa papa wabo kwa se wabo ariko nyine nakuze bantuka banyita ikinyendaro yakanyita uruzingo akankubita cyane kabutiwe nzakwica nkirege inshuro nyinshi nijoro sinararaga mu rugo yatahaga yasinze mve ngo niyo yatahaga saa sita z'ijoro agakomanga gato konyine nkatinda gukingura izo saha narakubitwaga hafi mu gitondo si yabaga yanankubita yenda ngo akanyafu cyangwa icyo atitaye ngo ndi umwana yankubitaga ibiti bya rakirete ibiti bikomeye cyane n'igihe nambaga namara n'icyumweru mu buri ndwaye inkoni rero umva ubuzima nk'ubwo ntabwo bwanyemerera guteta yego mukuru wanjye ubwo buzima we bwaje kumunanira pe ajya gukorera amafaranga i Kigali agezeyo nyine bamuterera yinda mu kugaruka afite agahinja niho naboneye ko umuvandimwe wanjye ari inyamaswa mbi we basi ntiyitaye atuye utubindimwe ku babyeyi bombi kamwakira yamukoreye ibintu bibi cyane hahandi nanahahamutse nkatinya n'abantu bose byamukoreye iki akimubona yego ntiyatekereje ati basi niba byamubayeho ni ukubera njye yagiye ahunze ngewe yaramututse cyane akanamukubita akiri ku harya cyita kiriri akiri ku kiriri urabona umubyeyi ukibyara nta mbaraga yego yatwicishije inzara noneho bikubye inshuro 10 uko yajyaga yitwicisha hahandi twabaga twamara n'icyumweru ataranahaha nimbe na mbere wenda yajyaga avuga ati kambagurira ubugari ikiro cy'ubugari mu kirya iminsi 3 cyangwa 4 ukeneye bareba kandi we nta munsi yasigaga kunywa inzoga ngo aricyo no mu kabari yego ako icyo gihe yabyaye amwicishije inzara noneho bisa nk'aho ari njye ahise akunda yego inshuti akajya nzamukana akanjyana mu isantere akavuga ati we genda hariya baguhe amata n'irindazi urye ubundi utahe mukuru wanjye aryamye n'agahinja nta gikoma ntaki adaheruka kurya nyine nkamubwira ati sawa merci nabona agiye nkabwira umuntu ati mbabara nyaranje amata ureba ahantu yama n'iryo rindazi ngiye nkataha nkabiha umuvandimwe ko aba yonsa we aba yonsa anashonje n'akana gakeneye konka tubaho muri ubwo buzima buhanganye hafi noneho nanjye kwiga byageze aho birananira nkajya njyayo ukwezi kumwe ukundi nkasiba
noneho akageza n'indaya buri munsi zikadukubita zikatwicisha inzara hahandi mukuru wanjye nanone byaje kumucanga nyine hari umugabo wahise aza kumutereta amwihambaho nyine tu kuko yabonaga nta yandi mahitamo njye rero narebye ubwo buzima ukuntu akoroze mukuru wanjye we banavinda imwe ku babyeyi bombi ndavuga ati umuntu pe umuntu nta mutima agira yego nkomeza mpatana gutyo ngeze mu wa 5 segonderi biranga burundu yarankubitaga hahandi atatinyaga kunkubita imigeri yo mu mbavu iki umve ko ni inkovu mfite hano ku itama ni umwasi suhuza igiti cy'umwasi yarakinkubise gutya kirinjira ngo nuko natinze kumukingurira aje ninjoro cyane mwana we abonye nyine mvuye amaraso menshi ahitagira ubwoba akiramo ifu ryo mu ziko ntangisha nkingirana mu nzu arambwira ati siyazagira umuntu umenya bino uzajya uvuga ko ari moto kubera ajya minsi nari ndi kwiga moto ujya uvuga ko wize moto ikakugusha koko nkajya mbeshya gutya kuko nta nubwo nabaga navuga ati kanjye kumurega n'ibyo byose twacigamo ntawe ari kuvuga ngo reka tumurege kubera ko iyo tumurega n'undi akamufunga none urwango yatwangaga rwoye kwikuba kenshi kavuga ati mwaramfungisha kandi kirenze ibyo ntago waryama ngo usinzirize ko umuvandimwe afunze nta wundi wo kumwitaho afite ibyo bibaho ngaho wumve ngo nta kintu na kimwe agira yitaho habe namba akarere kaje kuduha ubufasha yego kaduha amatungo ingurube yego sihwanye nuko turi abana bane baduha ingurube enye mu rwego rwayibuka nk'abana bacitse ku icumu none ariko nta n'amezi 2 zamaze navuga ku ishuri nkasanga ingurube imwe ntayihari ntabaze se ingurube iri he ngo twayitije ahangaha nkagira ngo kuko bayitije ingurube ya nyuma niyo baje gutwara mpari nakerewe kujya ku ishuri ko umuguzi aza mbona arishyuye mvuze ati sibi ni ibiki ati ceceka aho ngaho nta kibazo ufite aha ngaha ari njye nawe ninde mukuru muri aya mafaranga kandi zari zangurube nini cyane pe zigura ibihumbi nk'J150 ariko bampayemo ibihumbi 30 muri zangurube enye zose mukuru wanjye nawe bamuha 30 umusaza wacu mukuru yazaga aje kugurisha byonyine iyo yabonaga ibyo agurishije bishize yarongeraga akagenda yego muri ayo mafaranga 30 basi ntabavuze ati uyu mwana afite ibibazo nta myenda ntaki ahubwo babonye bayampaye bahita baparika guhaha ayo yabo bakajya bajya kuyanywera akavuga ati ujye uhaha baze basanga ntahashye bakamwita kuki utashye ufite amafaranga kandi ufite amafaranga ni nk'abari bagaye n'ubundi batumva kureba inifomo zanjye zacitse kandi kureba rwose igihe cy'ikiruhuko kigiye kugera nintangira nzigana iki ese amakaye nzayakura he yego banze guhaha hahandi inzara yankubitaga nka rwara isereri pe ahita afata umwanzuro wo kuzana umugore yego kuri yazanye umwana hari turi mu kigero kimwe ariko yabaga nyine abakuye mu kabari n'undi niba abana baba bafite imico idashobotse uwo mwana yarankoroza ubwabo uranyica hahandi umwana yarabiswe ku ishuri ntarya nawe nigeraga njya ku ishuri kuko nabaga ntarishyuye utarishyuye ku ishuri sinabaga nariye nataha singe ejo nkasubira gutyo ni hahandi nabeshwagaho n'abana ku ishuri bagenzi banjye nyine kubona hari abana baba bafite umutima akava nk'iwabo akanzana nka senkisa muri break cyangwa se lunch nkajya kunywa amata ubwo nyine ibyo bikazangeza ejo ariko uwo mwana yarankoroze nkamugasi koko kuzi ko ku ishuri ntarya basi wajya umbikira niyo byaba ari ikijumba kimwe basi wajya umbikira nava ku ishuri nkakirya ngo uba wakoze iki ba wiri uhinga uwo mugore wa musaza wayo ngo iryo shuri wiga se hari ubwo rizanyuza hari akamaro rizankore kuko yabonaga n'undi ko musaza wanjye ambwiraga yego yarambwiraga ati se n'ubundi ayo mashuri umbwira ngo uriga ngo uri amakaye ni njyewe wigira ko wigira ati njyewe nigeze niga navuye mu ishuri kubera mwebwe sinabareze
ntabwo ibyo bindi mwabimbwira ngo mbyumve uzishakeho ibikoresho nuko yambwiraga kubera ko rero nakuze nkunda ibintu by'umuziki cyane binandimo akenshi nashoboraga no kubyina hari ukuntu MTN bajya baza mu masoko bazanye bya modoka binini cyane kazima ababyinnye najyaga niyamenya nkagenda nyine nkabyina abenshi nkanabarusha n'ababyinnyi babo abantu nyine b'abafana bakampemba bakampa amafaranga kenshi akaba ariyo nkemuza igihe bampaga nk'ibihumbi 20 kuzamura akaba ariyo nkemuza ibibazo byanjye none ubwo buzima bunshanze nza gufata umwanzuro ndavuga ati kanjye Kigali njye gushaka amafaranga ngiye icyo nzakora sinza nka mukuru wanjye ngende mbakasama mbakagurya nirengagiza ibintu ndi gucamo nirengagiza ubuzima nakuriyemo nda mbe haba hari uwanshuka ntware n'iyo nda naragiye njya mu kazi ariko cya kintu byo gukunda umuziki nicyo cyaje kunyirukanisha ahantu bwa mbere nakoze ntitaye wenda ngo ba boss barahari iyo naga ndi koza ibyombo nabyogerezaga hanze narirekuraga nkahimba indirimbo kuko njya iyo ndi guhimba indirimbo ntago binsanga nandike mu ikayi cyangwa se ntago bimvuna iyo namaraga kuyihimba nahitaga ndirimba nkisanga naririmbye nasakuje nkisanga nababangamiye cyangwa se nkanaririmba n'izitari izo ndi guhimba kanya wenda nizo nahimbye kugira ntazibagirwa kuko ntajya mpfa kwandika nkisanga nababangamiye pe hanyuma ari ikintu ndibwibaze ngo ariko Ankositini niwe watumisa inaha muri Kigali yego Ankositini niwe wamva nyuma yaho yuko banyirukana nasubiye mu rugo nanone nsura muri bwa buzima ndavuga ati kuko izi nkoni ko zigiye kuzanyica n'ubu businzi bwa musazanye ko bigiye kuzanyica ndavuga ati kansubira i Kigali nje nshaka akazi mba ndimo ako nanashakisha Ankositini kuko nakuze mukunda cyane nanone ndongera mbona akazi ariko mu kukajyamo nkunda radio nkunda kumva radio ako mba numvamo umuziki to kubera ko Kiss FM rero none nacishamo imiziki myinshi ubu mpera mu gitondo numva Kiss FM nkageza ninjoro Austin asoje aho hantu rero naho nakoze nabyukaga nyine nshizemo radio akavorime gake kuko nabaga ndi no mu mirimo ariko nkumva ibica kuri Kiss FM yego paka nimugoranye babiriwe nko mu rugo nko muri weekend akaba se wa mwana ukunda radio cyane uwo ntibyica akazi nkavuga ati wapi ntabwo byica akazi nyuma baje kumenya yuko nyine nkunda ibintu by'ubuhanzi nanabirimo baravuga ati rero imirimo ibiri yananiye mpyisi ntabwo wafatanya imirimo yaje ikuzanye ngo nafatanye kumva radio kandi nanjye nkaba nshaka kumva basi ijwi rya Austin kuki Austin umurwariye urukundo ntago kandi yarabanzi benshi cyane undi abakobwa benshi jya numva wakunda blues melody Austin atandukaniye n'abayibanzi byatumye uvuga ati abantu no mutipe kabisa ndarembye sinzi ko ntago nari umurwariye pe mukunda ndi umufana ntago mukunda rwara ariko uri umufana uri umufana bikomeye binarenze kuba umufana mana yanjye Austin afite uburyo ki hari ibintu ahubwo akora binkurura kumukomeza mukunda hari ukuntu akora ikiganiro kuri radio yaba ari nko kuvuga nk'amakuru y'abastari runaka serereza bagenzi be ukajya kumva atambetsemo akantu ngo Austin nawe uri umwana nyine utwo tuntu uba wumva nyine ari umuntu mwiza sinzi henda nta sinavuga nyine ni umuntu mubi ako buryo avugamo buryo akoramo ikiganiro cy'uburyo akoramo ibintu bye n'uburyo yandikamo indirimbo ze zaze mu tuntu tumeze nk'udukoryo ukuntu twaswidi bambamba utuntu nk'utwo nyine to ndadukunda turanshimisha cyane nyine nawe nakubwira ngo ni iki mukundira nawe nakubwira ngo ni impamvu ituma mukunda pe yego ku bintu byakora ko n'abandi bahanzi mbakunda ko cyane cyane ngiye ndamukunda ku buryo hahandi sinabimwifuriza ariko habayeho nka situation runaka tubwe arwaye indwara musaba urugingo runaka
bivuga arubuze yapfa njye narumuha kuko n'undi ntacyo guhomba mfite niwe wenyine mvuga ati ubuze n'icyo naba mpombye ngaho ese urumva famiye yanjye ukuntu tubanye nta rukundo bamfitiye sibyo genda bakunda pe ndabakunda ndetse na cyane wumve ko no musaza njye arwaye ndahangayika ngenda no gupfa ariko nkubwije ukuri Austin niwe kintu gikomeye cyo guhomba mfite kuko we ntaganyanga kuko ntanzi ntaganyanga ako wa muntu cyane nashatse nyine nimero ze naje nje kumushaka nshaka nimero ze ndazibona kuko namwandikiye indirimbo 3 ugiye kuturirimbira rero ku ndirimbo wamuhimbiye ndamuhamagara umuntu wemera agahimbira n'umuhanzi indirimbo we aba yarashize koko naramuhamagaye nyine nshaka kumwibwira ngo mubwire yuko ndi umufana we yego mubwire yuko mufite impano y'indirimbo namwandikiye nyine namuhamagaye avuye mu kazi 2 kuko nibwo asoza ikiganiro gusa nawe twaje kuvuga narambwe nyandikira message tankupa mwandikiye message ntiyayisubiza bike mwandikiye message ntiyazisubiza ntabwo rero twigeze tujya amahirwe yo kuvugana kandi ikintu cyankuye mu rugo ni ukumushaka basi ngo mwereke ko hari ndamufana pe basi mwereke n'izo ndirimbo 3 namwandikiye namuhimbiye naho nje turirimbiraho gatoya ku ndirimbo wamuhimbiye tukiraho ngaho ngiye guhera ku yo nise ya ngiye nayo ni ya nyuma nta kibazo turirimbire yuko ushaka muri 3 nakunze Uncle mama nakunze Uncle Austin nakunze Uncle mama nakunze Uncle ye naramukunze ariko simuzi naramukunze kandi by'ukuri iyaba muzi byari bunyorohere iyaba muzi byari bumfashe nari bubi mubwirire mu biganiro cyangwa nkabimubwira dutembera haye nari bubi mubwire dusangira cyangwa nkabimubwira dukina nirekure bana yaje bega imitoma nirekure baba we nukuvuga ngo wari kubimubwira muri gutemberana cyangwa se mubwira muri gukina nukuvuga rero wifuza ko umwanya wenda nkuko nifuza kumubona byonyine mba numva ne namubonera hariya anamvugisha yego anumva byanshimisha ako noneho yampaye umwanya basi kamvugisha nyine tuganira nabimubwira dutembera turi kugenda nabimubwira nyine ahariho hose namubonera nabimubwira yego hari n'indi ivuga ngo Uncle Stanley, Uncle Stanley, Uncle Stanley, njyewe ndamukunda. Uncle Stanley, Uncle Stanley, Uncle Stanley, njyewe ndamukunda. Hay ay 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 hay ay 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 hay ay 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 ni Uncle. Hay ay 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 hay ay 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 hay ay 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 ni Uncle. Umusore mwiza ufite igihagararo. Umusore mwiza benshi bamwita bogari umusore mwiza ufite ijwi rihogoza benshi n'umusore mwiza antwaye uruhu n'uruhande hay ay 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 hay ay 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 hay ay 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 ni Uncle ni umusore benshi bita iboga mana yanjye ko bya bintu bitoroshye hanyuma rero wamaye ubutumwa urabwira uti nkunda Uncle Austin ubutumwa bwawe nabumugejejeho ndetse arambwira ati njyewe abafana banjye nanjye ndabakunda cyane nako yansubije muri chat zanjye nagiranye n'umuntu bita Uncle Austin byo twavuganye kandebe na Uncle Austin byari ku itariki igihe wamamagaraga umbwira ko Uncle Austin
namuhaye ibyo twari turi kuvugana kuri telefone ngira ngo kubyumva cyaro havuye kwera Ankostini wabyumvise ego namuhaye ibyo twavuganye rero arambaza ati nta kibazo uzamuhe interview ubutumwa bwanjye zabumva muri icyo kiganiro ati kandi nanjye abakunzi banjye ndabakunda cyane hanyuma ashobora kuzareba kino kiganiro ndetse navuga ngo nzamuha na link kuko he's cool guy gira icyo umubwira je ikintu namubwira nasuramo kenshi ko mukunda pe n'amarangi nayisiga ako ikintu nshaka ni ukumubona njye byonyine nka basi nkamenya ngo umuntu mfana basi mufana nanamuzi yego umuntu mfana basi hari uburyo nanamubwira umuntu kuruta uko namubwira mubona kuri televiziyo ahubwo nkamumubwira naramubonye ikintu nifuje uramukunda swe kubivuga arimo aragamutima gahita zukenda kurira ko mana yanjye nyine yo niwe wankuye mu rugo nusubize ko ndwaye yego ndabizi ndarwaye cyane wumve ngo n'ejo bwije ntavuye mu buriri ariko Ankostini akugejeje mu kiganiro ntago nari kwica gahunda nenswe umunsi wambwiye wenda uzagera norohewe nenswe umunsi wambwiye uzagera norohewe ako n'akazi nari mfite bari bunyirukane kubera ko nyine nta mbaraga nari mfite zo kukajyamo ako navuze ati nzasubira basi muri za stress yo mu rugo muri rwaserera mu rugo ndahanga pe mba numva kugira njye mu rugo ntapfa mbonye urunyica napfa uyashana ukitekereze gutyo kuko ushobora kutagira inshuti cyangwa se abavandimwe ariko wenda tunaretse n'ibyo ugiye wibuka ko Imana igukunda kandi Imana iruta njyewe iruta inshuti zawe iruta umuryango wawe iruta ababyeyi bawe iruta benshi batandukanye sibyo icyo cyo n'ujye ukizirikana kuvuga rero ati nifuza gupfa uracyari mutoya ufite imyaka mikeya uko nkubona uracyari umukobwa ufite avenir ntago uzi ahazaza hawe hazaba hameze gute hashobora no kuba heza kurushaho ndetse navuga ngo nababandi baguhemukiye cyangwa se babandi bifuje kupfa ku mugani wawe bagakorwa n'isoni sibyo ujye utekereza kuba hari igihe ugize utekereza kwiyahura ndabitinya ko ntekereza ko ari icyaha Imana yanga cyane sinzi ko nanapfuye nkagira mu bundi buzima bumbabariramo ariko mu rugo ndahanga cyane ku buryo numva ko rwose kugira ngo njye mu rugo huye n'impanuka kanyica naba nungutse kurusha uko najya mu rugo si impanga ku buryo nyine nahacika ariko mba numva basi niba ngiye mu rugo nimba mfite akazi njye mu rugo kuko umusanzu wanjye niyo njye mu rugo mfite amafaranga pe arankunda aranahaha akanataha kare umunsi ngo tugane yambaze amakuru akiyashize yambwira ati ngurira inzoga nkabura amafaranga gura iki nkabura amafaranga uhahita bireka arambwira ati niba urengeje niba narakureze ufite imyaka 7 ukaba ugeze ahangaha ntabwo nzatunga umukobwa ungana nkawe ufite amaboko abiri jya kwiyahura ku bagabo nka mukuru wawe cyangwa se ushaka ahandi ujya ntabwo nkushaka rero urumva umuntu mwonsi ibere rimwe kwifuriza icyo kintu ujya kwiyahura ku mugabo umuntu nk'uwo mu rugo nahajya pe ariko nkarara rimwe cyangwa se sinanarare nabwo icyakinjyanye abyaye kabiri n'udupeti twe n'utwo dupeti twa mukuru wanjye nawe afite utwana 2 abo bana nibo baba banjyanye sinkubeshye mu majyango n'abavandimwe banjye pe kuko urukundo batanze singe narukuraho rwa basi ngo nikunde numve ko ntabwo nikunda pe ariko ikintu avugagaho ejo nshobora ku kazi banyirukanye nyine kubera ko ntakoraga akazi kabo kubera ndwaye kandi narwaye naje kureba Ankostini ikintu cyanshimisha kurusha ibindi nuko nari kuba nsubiye muri izo stress none tekereza ndarwaye ngiye mu rugo muri izo stress ndwaye nundi sintekereza ko hari ukurama kwanjye ariko basi ikintu namwifuza n'ikintu nifuza mu buzima bwanjye ni ukumubona niyo ndirimbo ya 3 nayise ntumpakanire nakifuje none kwimuririmbira live turi kumwe basi nkayimuririmbira
nicyo kintu mu buzima kuba nawe cyaba kinshimishije ntakubeshya. ariko uzi ko uzarwara urukundo rwa Costine. Ntabwo nzarwara. Ni ukuri kw'Imana kuko niba navuga ngo ukiri mutoya ufata umwanya wawe ugahimba indirimbo uvuze Costine urarira, navuga ngo byarenze igipimo sibyo, byarakurenze. Ino saha haramutse n'urugero bibaye nk'inzozi akubwira ati none ndifuza urukundo dukundane, wabyemera? Kandi uracyari mutoya, ntabwo urageza ya myaka navuga kujya mu rukundo cyane. Hoya. Nkurikije ukuntu nabonye ukuntu uri kurira kubera umuhanzi, ntabwo wamwanga uvugisha ukuri. Ndamufana sibyo, urwo rukundo uri kuvuga bisaba ngo urwo rukundo ntekereza ko iyo ukundana n'umuntu bivuze ko hari ibyishimo ugiye kumuha we atari afite nyine tu. Hari ibyo aba afite, hari n'ibyo wowe uje mu buzima bwe ugiye kumuha. Njye nimba ntikunda bihagije, nimba ntikunda ntabwo namuha urukundo akeneye. Ndamukunda impamvu mukunda cyane. Cyambere cyo nkunda umuziki, nkunda kubyina, nkunda kuririmba. Ndashaka ko ntazi kuririmba cyane ariko nkunda kuririmba. Rero mukundira ko basi iyo murebye indirimbo ze ndishima, nibagirwa bya bibazo. Kibagirwa ibibazo byawe sha. Kubyina indirimbo ze nibagirwa ibibazo. Ati nawe nyine sinakubwira ngo hari ikindi mukundira, njye nkunda indirimbo muri rusange, ariko ikirenze ibyo izi nyine afite uburyo akoramo ingoma ye na twa tuntu tw'udukoryo agenda acomekamo twaswira ibambamba, nakubwita n'utwo tuba tudasanzwe turihariye. Nese kari wowe umuntu umufana cyane, ese turiya tuntu wamenya dusobanura iki twa screen bambamba? Ntabwo nzi icyo dusobanura ariko mbibona ko ari nk'umwihariko kuko nta wundi muhanzi ugitukoresha. Buri muhanzi aba afite style. Buri muhanzi wese agira style ye. Yego. Ariko nyine sinzi impamvu numva we ntabwo dusanzwe. Nta wundi muhanzi ndumva dukoresha cyangwa se utundi tuntu natwe nyine. Urugero rumwe hafi y'amani vayo ni urugero. Ntatwo wumva bitewe n'urukundo ariko nibyo da. Nta wundi njya nkumvana. Urumva rero ubutumwa uyu musore uri inyuma se nagumuzi cyetse akuyemo agapfukamunwa. Mucoma message namo Mucoma nawuzi cyetse akuyemo agapfukamunwa ntago urago wayitu message na muhe message cyamamare cyawe. Reka tumuririmbira Costine mbese. Namenye na oya ntukazubare, oya sinuwikabare, ngwino tujyane. Umva nagufashije se ako se ugera kurira se ko ibyishimo ngara kazubari numva tamugufashije se nuko ndwaye. Hari naho ahubwo nagerageje kwigana ijwi rye ngo nge indirimbo ze nziririmba mu ijwi rye ko kubera nta mwuka uhagije ubu mfite, ntabwo nabishobora ko ntabwo mbikora kweshi nkawe n'ijwi nyine. Urumva mfite ijwi rya gikobwa, ntabwo mfite ijwi riremereye nk'iryo, ariko ndagerageza kumwiga. Rero message nashaka kumuha, yumvishe ziriya ndirimbo namuririmbe ebyiri za mbere nubwo ntazirangije nyine ndashaka basi akiri amatsiko yitwa Ntumpakanire. Yumva impamvu nayise Ntumpakanire, basi ntampakanire ko guhura nawe basi ngo mubone. Ndamwinginze pe, ndamwinginze. Mwana avuye mu cyarazanwe na Austin sha. Austin rwose azatubabarije. Kwa munani nsha muri ziranzira zose nakubwiye, nsha mu kazi ko mu rugo bakanyirukana kubwo kumva radio kugeza nimugoroba ikiganiro cye kijemo. Please ntamakanire pe. Komana yenda nayo nayimuririmbiraho refrain. Yego rwose kuko ibitero byazo nzabimuririmbira mubonye. Ntumpakanire ntumpakanire semerewe mpakanira kuko sinamenyereye swati. Wimpakanira anko wimpakanira anko byemere ntumpakanire kuko sinamenyereye swati. Ntabwo amenyereye swati sha.
ntaza gutera squata rero ngo gutera ikijori. Message nashaka kumuha iyo ngiyo. Niyo ngiyo. Akomana ese ubugukina kuki muntu mfite mfana gutya kubera iki koko ngo mufane gutya risiga amarange gutya nk'abandi bakobwa yewe we ndababaye nta muntu ndabona nje mfana gutya ngo nisiga amarange muri ubu buryo w'umuhanzi si uko kumfana nde gutya we muri uru rwego mbega urwego urifana ko nawe hari abagufana oya jewe of course se mbere ufana ko stili niwifana ndifana nge ndifana mu buryo bukomeye cyane nkafana nyine mvuze umuntu ufite talent itandukanye n'iyanjye ko ngewe nanjye itandukanye wenda nanjye ku giti cyanjye kubera ko ninjye nzi ko ndi umuhanzi yego first of all nago mbaye ntifana nago nakomeza nandika indirimbo nubwo ntawe ndayereka nubwo ntawe uzi ko ndi umuhanzi nukuri abakobwa mufite umutima rero umwanzi ajya akora konseri rimwe na rimwe bakarira bakagwa abandi igihumure abandi ngo nta muntu ndakunda kuri uru rwego nukuri mbanza njyewe byaranjabutse akenda kwifana mbere yuko ufana undi njye siko nari umuhanzi nakifanane naba ngiye kwitera igo nyine ariko urumva we ni umuhanzi n'urwego rw'ubuhanzi sibyo njye rero ndi kuvuga umuhanzi ushobora kubafana batandukanye ariko gufana umuntu gutya iwana fata censi kabisa umuntu w'umukecuru cyane ya rero nakubwiye ino message izagera kuri Ankostine wabonye ko iya mbere nayo mugeshejeho ndetse ambwira ko namwe abakunda iyi nayo nzayimuha feedback nayo nzayiguhana none sibyo yifuza ko uko abona namwe ndabakunda basi kavuga nawe basi ndagukunze mufana wanjye sibyo rata ndatekereza ko intambwe nateye kuva mu rugo nahungaga byinshi ariko wenda yaba tageta atari we naje nje kureba ubu mba nicaye ahantu hamwe mvuga ati ndi mu kazi ndi gukora ako kubera we cyarangiraga banyirukanye akazi kubera gukomeza mukurikirana cyane mushakisha kugira ngo mbone nimero ye byaramvunnye cyane rero ndamwinginze pe ntamakanire haguhakanire rwose tugana ku musozo w'ikiganiro hari kuntu umuntu ashobora gukunda umuntu akabigumisha mu mutima we ntasora amarangamutima ariko wowe uyu munsi usoye ya marangamutima yawe hari aho twabonye wanarize bwira nk'umuntu ushobora gukunda umuntu akumva ko kubivuga ari ikosa ugira icyo umubwira tunasoza biratandukanye gukunda umuntu ukabimubwira ntabwo ari ikosa ahubwo we uko abyakira nibyo bivamo ikosa ntekereza ko nyine abantu dufite imyumvire itandukanye ushobora kugukunda nkakubwira ndagukunda ukavuga ati uriya mukobwa utinyutse ukumbwira ko ankunda sinzi ubu nyine akabifata bitandukanye kayabyumva nabi kayagushyira muri kategori itari nziza ariko hari n'ushaka kubwira ko umukunda akabyishimira akavuga ati ntacyo bitwaye ubuze ubwenge kuko ntekereza ko ikintu kikuremereye ugomba kugisohora yego kikajya ku ruhande ko hari byinshi biba bigomba kukuremerera rero ugomba kugira ibyo urekura yego nkuko iyo hari aho ushaka kugera hari ibyo urekura cyara agaciro kuri wowe kugira ugere ku cya kintu hari ibyo urekura ndabyibuka abashuti banjye abana wenda twiganye mbabwira bwa mbere ngo naje mu kazi ko mu rugo nje gushaka Ankostine bose baranyanze baravuga ati se kubera iki wakoza ku basi ushaka kandi izo nshuti narazirekuye ndazireka ziragenda kuko n'ubundi niba umuntu akwanze ngo nuko wakoze iki basi atarimo ikintu kibi kuse bumvisha n'ibyo banyanga bingana iki ariko baranyanze ngo nagiye mu kazi ngo nje gushaka baranyanze ndarekura nanjye ndabareka kuko nashakaga cyishimo umuntu nshimisha umuntu ndeba ibintu bye nkishima umuntu mfata nk'icyitegererezo umuntu bishobotse nahanga ahubwo nkawe uretse ko buri wese afite umwihariko narumuha pe kuko ntacyo guhomba mfite
urwego rugeze kure kansoza ikiganiro. Deborah, ndagushimiye cyane kandi numvishe uri umuhanzikazi mwiza, sibyo? Kamubwire ngo courage, sibyo? Kandi uzagere kure hashoboka, Imana izakugeza kandi ugiye bukagusenga, sibyo? Murakoze cyane. Wakoze cyane kandi urwara ubukira kuba wemeye kuza kuri kamera kubera Austin. Ni urukundo kabisa, ariko reka nkubwire ngo inshallah niko abasiramu bavuga, nzi yuko Austin bizarangira mubonanye, sibyo? Yego, murakoze cyane. Gasaro TV.